Guys, kaneze komeze neza cyane muri rusange. Reka mbifurize ibihe byiza. Ndagira ngo buri abanyarwanda baca umugani ngo ujye witondera iby'abakuru bavuga. Buriya nuzumva ibintu bivugwa n'abantu benshi, wenda ntuzabyakire nk'ukuri, ariko gusa ntuzabifate nk'ibintu wafata for granted. Ujye ubitega iminsi wibaza ati si ibintu bavuze koko ni ukuri. Ndagira ngo abyibuka neza guhera mu 2014 2015 bita Diamond Platnumz byaje bivugwa cyane yuko uyu muhanzi akoresha imbaraga zidasanzwe cyangwa se zimwe musanzwe mwita umuti. Zazindi ugenda ukavugana n'umushamuka ukamubwira ati wa mushamuka we ndashaka unkubita umuti kugira mbi cyamamare. Ikintu cyose ngerageje kijye gitatijyana. So uzagenda inkuru nyinshi cyane zigenda zivuga abantu benshi baje bakoresha umuti ukabahera, abandi bakavuga yuko nanone gahunda z'umuti zijye zirangira nabi cyane. Abandi nabo bazagenda bakubwira yuko by'umwihariko nk'amakipe yo mu Rwanda kiri umupira w'amaguru icyatumye datera imbere usanga guhera ku mutoza kuza kugera ku mufana wese mu nshingano ze abagomba gutanga contribution iraza kugenda igera ku mushamuka kugira ngo bashe kubaha umuti, icyo twita amarozi, kugira ngo bashe gutsinda umukino cyangwa se gahunda zanyu zigende neza cyane. Ibyo bintu musanzwe mwumva cyane. So reka maze nyino video mwanze mwumve uyu nguru umuhanzi wakomeye mu gihugu cya Tanzania nakora Bongo Flavor yitwa Suma Mnazareti, ubwo arimo kugana n'igitangazamakuru cyitwa East African TV yababwiye ku bya Diamond. Banza mvuge gakeya kwenye ngoma yake, kwenye ngoma remix ya Chege, nadhani ilikuwa inaitwa Uswazi Take Away. Yeye mwenyewe ndo aliimba ile verse, salamu zangu za kwanza ziende kwa Mola na mama, za pili Chamngaze. Who is Chamngaze? Watu tukapita kwenye mjini hapa tukafanya research zetu tukagundua Chamngaze ni mganga. Chamngaze ni mjomba wake labda au ndugu yake kwa Kigoma. Lakini tuligundua wadhifa wake ni mganga, na mganga sidhani kama anampa mjomba wake hela, atampa dawa ili afanikishe mitikasi ya mjomba kwenye maisha. Kwa hiyo nadhani unanielewa vizuri Kwa kulikuwa nkuko bisobanura hanga ndagira ngo mwabyumvise. Yavuze ko mu ndirimbo ya Chege ari kumwe na Diamond Platnumz, ni indirimbo asohotse mu kwezi kwa kabiri 2014. Ahanga Diamond yatangiye avuga ngo ntacyo zanjye zibanze zigere ku Mana ndetse na mama wanjye. Ati iza kabiri noneho ndashaka zize kugera ko bita Chamnazi. Chamnazi uyu nguyu baje gusesengura basanga n'umurozi kabushungu, ni wa muntu utanga umuti wose wakuvana no munsi yibuye rwose cyangwa se wakuzamuruka kugeza ku gasongero. Ni hanga bagenda bamaza ati se koko Chamnazi yamuvugaga iki? Chamnazi se nuko wenda ari inshuti na anko wiwe. Uyu nguyu nibwo yagendaga avuga ati niba ari inshuti na anko we ariko simbara ko yaba ari inshuti yo kumuha amafaranga, ahubwo yabamuha imbaraga z'umwijima kugira Diamond abashe kumenyekana. Aya makuru nanone ntago ari bwo bwa mbere aje, kubera ko mu myaka za 2014 2015 nk'uko bibabwiye byagiye bivugwa cyane yuko Diamond akoresha imbaraga z'umwijima, ndetse ari na video yindi ndaza kugenda bakina muraza kugenda mureba amahangaha. Uyu musore nagenda agasobanura uburyo ino ndirimbo nanone Diamond yagendaga aramya imbaraga z'umwijima rwose zatumye abigihanganja bicyamamara ari uyu munsi. Diamond akaba ari umwe muhanzi amaze igihe kinini rwose bari ku gasongero, kandi ntago ari ikintu cyoroshye kuba umuhanzi yakora indirimbo zirenze 3 buri kwezi, kandi rwose fame ye nige hasi, ndetse nanone ubwamamare bwe bugakomeza gutumbagira. Agira ngo niba mubizi cyane ndavuga abantu amaze igihe kinini bakurikira entertainment nyarwanda, abahanzi nabagiye bavuga kuri iki kintu cyuko bakoresha imbaraga z'umwijima, bakavuga ati baramenyekanye cyane kubera izi imbaraga, ubundi tukaza kubona twabona barahurudutse hasi bagahombana bitewe nuko izo mbaraga niba zabaga zarangiye, niba byabaga byagenze bite. Ibi twagiye tubimenya neza cyane. So kanya gato ndaza kwakinira igitero cyumvikana mu aya magambo yo kuramya imbaraga z'umwijima ikingi kibavugaga, ariko ngo amaze muvishe no mugabo nawe yasobanuraga uburyo Diamond yakoresheje amagambo akomeye muri ino ndirimbo, bivuze ngo akatavuze umwe ujye ukitondera. Banza wumve umugabo na buryo bisobanuraga. Asante sana. Za tatu dada yangu Esma na Limaki mwana, mtu anaimba salamu za kwanza apewe Mungu na mama yake, salamu za pili anapewa mganga Chamngaze Tege. Watu tunaagizwa kwamba bwana mwambieni mganga asante sana, vitu vimetiki. Niba wumvishe neza message umugabo arimo gutanga imeze neza cyane nyo Suma Mnazareti yavuze. Anongera ko Diamond yashimiraga Chamnaze yuko imiti yamuhaye yakoze, akanemeza ko Chamnaze ari umurozi kabushunguzwe cyane, nkuko abantu benshi bazi mu mujyi wa Kigali bazuwo bita Yongo Pari ko ari umwe mu baganga bazwi cyane mu kuvura umutezi n'ibindi birwara bifatirwa mu mibonano mpuzabitsina. Uyu nguyu nkuko yamenyekanye nta nibwo buryo uyu nguyu yitwa Chamnaze nawe yamaze kumenyekana mu kijyanye no gucuruza imbaraga z'umwijima cyangwa se icyo twakwita amarozi, kugira ngo umuntu abashe kumenyekana agere ku gasongero yifuza. Beta tansi ahanga uyu mugabo we aya magambo yavuze muri 2023 igihe turimo kumva yangaya ya Suma yabivugaga muri 2026. Ndagira ngo namwe muze tuganire, ese koko namwe muremera neza yuko Diamond yakoresha imbaraga z'umwijima kugira bigihanganje ari uyu munsi, ahubwo se mwe mwemera imbaraga z'umwijima ko zavana umuntu ku rwego rumwe zikamujyana ku rundi? Reka mbaze makenera iki gitero cyumvikana mu indirimbo yitwa Uswazi Take Away remix, ni indirimbo ya Chege, ubundi yari yatumiye wita Diamond Platnumz, aramubwira ngo nawe nkurushyiremo igitero cya mvuryo Diamond yari yimbaga. Salamu zangu za kwanza azende kwa Mola na mama, za pili Chamngaza umwambie asante sana, za tatu kwa tatangu Asma na Limaki mwana, mwambie usijali sijachoka na pambana, kitu nina mengi yenye rana mata
matatizo